twige ku ijambo ry'Imana riri muri Luka igice ca 8 turahera ku murongo wa 40. Ariko mbere yuko twumva amagambo reka dusenge. Nyagasani Mana amahoro, dati dukunda Mana, ndabizi ukunda abanyarwanda, ugakunda Mana nkuko wakundaga Abisirayeli, ko natwe dukunda. Ndagushimiye kubwira ijambo ryawe rigiye kuvurwa ku muntu wavuye agakira, kugira ngo Mana bamwicanye nabo ubakize, kandi Mana uko bitangaza muri bo bisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Uyu munsi somo tugiye kwiga ni Yesu akiza umugore azura umwana wa Yayiro. Yesu ico ndi kubwira abakristo cyangwa se abanyarwanda, Yesu ni umuntu uvura kandi ibintu bikemera. Yesu akigaruka abantu baramukurikira kuko bose bari bamutegereje. Nuko haza umuntu witwa Yayiro, umutware w'isinagogi, araza yikubita imbere ye y'ibirenge bye bya Yesu, aramwinginga ngo aze iwe, kuko yari afite umukobwa w'ikinege wari umaze imyaka nka 12 avutse, kandi yari agiye gupfa. Ko tubujana kuri ijambo ry'Imana, uyu Yesu niwe akijije umuntu yari agiye gupfa. Yesu aramukiza. Igice cya 8 umurongo wa 40, komeza usome urumva uburyo Yesu yakijije uwo muntu, aramukiza yari agiye gupfa. Niyo mpamvu Yesu iyo agukirije biba birangiye, kuko Yesu niwe ukiza, kuko Yesu niwe uvura. Hari abantu ugera bakakubwira ngo ja kwa runaka, wagera ugasanga ari kuvurisha inzoka, ari kuvurisha amabuye, ari kuvurisha impu. Uri umukristo, warangiza ntuje no mu nzu y'Imana ngo ubwire Imana ngo Mana mbabarira, kubera yuko wagiye gukorera izindi mana. Ariko Yesu we ageze kuri umuntu wari ugiye gupfa, aramuzura arakira. Uyu munsi wa none rero Yesu yaduhaye ubutwari bwo kuvura, yaduhaye ubushobozi, yatwise abana b'Imana. Yaravuze ngo mugende muje mu bihugu byose muhindura abantu, kandi abwira na Petero ati, Petero, ibyo uzahambira muri iyi si bizabihambira, ibyo uzahambura bizabihambura. Avuga amagambo akomeye cyane ko ari we ukiza indwara zananiranye, kandi Yesu iyo agukoresheje urakora. Vuga ngo rero niyo mpamvu uyu munsi nateguye uyu muti mureba, iki cyatsi cyangwa se uyu muti bawita umuharavumba. Uyu muharavumba abakera barawuzi. Ni ukuvuga ngo uyu muharavumba wifashisha mu kuvura umutwe wananiranye. Uyu muharavumba, iki cyatsi nubwo mukireba hari abagisuzugura, bamwe bakapfa kucikoreshereza uko biboneye, abandi bakacikoreshereza uko batazi. Ariko uyu muharavumba ni umuti uvura indwara y'umutwe, wa mutwe wananiranye, wa mutwe uhora ukujya, wa mutwe ukujya amarira agakaza, wa mutwe ukujya ku buryo bakujyana no ku bitaro, wa mutwe ukujya ku buryo bagutera n'inshinge, wa mutwe ukujya ku buryo waje no muri koma. Uyu muharavumba rero uvura, nawe ukorera ubushakashatsi cyane. Uyu muharavumba ntabwo uvuza aya mababi. Uyu muharavumba uvuza, uragenda ukarandura imizi y'imiharavumba. Wamara kurandura imizi y'imiharavumba ukayisekura. Iyo uyisekuye hari indi miti ushiramo igeze mu bwoko butanu, maze warangiza uhereza umuntu akazamo ikiko kimwe mu gitondo, saa 5 nimugoroba. Ubundi umutwe nyuma y'ibyumweru 2 umutwe uragenda ukagukirira, ubundi ibintu bikagenda ruzungu. Hari abantu benshi cyane navuye umutwe rwose. Hari umudamu witwa Agnes, sekreteri umudamu witwa Agnes, afite
umukobwa wari wararwaye umutwe, yari umunyeshuri ariko yarwaraga umutwe. Buri munsi akajya ku ishuri bamuzana, ampamagaye. Umukobwa we rwose naramuvuye arakira. Uwo mukobwa ubu umutwe yabaye umutaraga, yahise akira asubira ku ishuri, amashuri ararangiza, ibintu bigenda neza. Ruzungu baranshimira. Uyu muti iyo uteguye neza ukawuzi neza ko guvura, uragenda ukawuvuza umuntu indwara yananiranye akagenda agakira. Nta mpamvu n'imwe yo kuvuga ngo umutwe gwaranze mutsigaje ngo nje nzipfira. Oya, niba ku bitaro waravuje bikanga, gana Kabanda mwarimu muganga akuvure ukire, ubundi umutwe wawe ukire. Kandi ngewe mwarimu Kabanda mvura abantu bavuye ku bitaro. Ntabwo mvura umuntu utaragiye ku bitaro. Mvura umuntu ku bitaro bananiwe, akanyereka ibyangombwa ko yavuye ku bitaro, nkabona koko ku bitaro bamunaniwe. Uwo muntu rero ndamuvura koko agakira. Gana mwarimu Kabanda rero, ntuye hano mu Gashangiro. Inomero zanjye ni 078 27 57 52 nongeye gusubiremo, nomero zanjye 078 27 57 52 ndabashimiye, murakoze. Kandi iwanje ntabayobwa ahari, nshaka umuganga witwa mwarimu Kabanda. Ibyo byose birazwi, uraza bakakugeza iwanje nta kibazo. Murakoze, Imana ibahe umugisha kandi Imana ize ibakiza, kuko twumvise ko Yesu ari we muganga mukuru uvura ibyananiranye. Murakoze cyane.